Okay guys, reka nizere ko mumeze neza. Hanyuma abantu bamaze kwiyandikisha kuri iyi application ya Grow Live bakeneye gukorera amafaranga ariko byananiye, reka mbereke uko ibintu bikorwa, nkwereka akantu kamwe utari gukora kandi ariko kantu gakenewe. Hanga muri kubona ko iyo ukinjira kuri linki ukimara kwiyandikisha hanga niho yinguka. Ikintu cya mbere usabwa gukora uramanuka ukaza kureba iyi buto iba iri hano hasi yitwa profile cyangwa profile, ukayikandaho. Iyo umaze gukanda kuri ya profile yawe uraza ugakanda handitse ngo Rio authentication, ukabanza ugakora icyo bita face verification ndetse ukanasetinga password. Dore umaze gukanda ku cyo bita Rio authentication nahangaho hinguka, ushobora gukanda kuri Go authentication nyine ugakora icyo bita face verification, ukaza nahangaho gucompletinga password nabyo ukabikora, warangiza ugakanda kuri authenticate now. Hanyuma ibyo byose iyo bisoje bakugeza hano ugomba gukorera ibyitwa amadraw na yangaya. Uraza nyine ukayakora, bagwa draw 3 zishobora kwinjiza $3. Uri kubona ko ngiye bimaze kugiraho $8.6. Ubwo nizura $10 ngomba guhita mbereka uburyo tubikura. Abantu benshi bansabye kubakorera summary y'uburyo ibintu bikorwa, y'uburyo abantu bagomba kwinjiza. Ubwo rero nimba ejo utarasobanukiwe, uyu munsi nekereza ko uraza gusobanukirwa, hanyuma nawe ugatangira gukorera amafaranga. Ikintu cya mbere abantu bambashijeho, barambajije ngo iyo ufite amafaranga urayabikura? Yego urayabikura, niyo mpamvu ninuzuza yo kubikura nanjye nzayabikura. Uburyo bwo kwishyura ni ePay, USDT, TS20, Binance, Wise na PayPal. Nibwo buryo bwo kwishyura cyangwa nibwo buryo bashobora kukwishyuraho mu gihe wagize amafaranga yo kubikura. Nkwibutsa ko amafaranga make yo kubikura ari point miliyoni imwe, arizo zingana n'ubundi n'amadolari 10, ariko hanga ushobora kuba wabikura ukageza mu $3,000 by'amadolari bitewe nayo bashije kwinjiza mu bikorwa bitandukanye bigenda bibera ahangaha. Bimwe mu bikorwa rero maje gutahura cyangwa se byibanze bishobora kugufasha gukorera amafaranga ni bibiri, ari byo ngiye kubanyuriramo gake. Okay guys, hanyuma buri wese rero iyo amaze gufungura account munyuze muri buriya buryo nababwiye bwa mbere, iyi page niyo muhingukaho. Rero mu gihe uhingutse kuri iyi page, dore ikintu ugomba gukora cyambere ugomba gukora icyo bita face verification. Uramanuka hariya hasi ugakanda kuri profile. Yego, nicyo kintu cya mbere ubanza gukora. Hanyuma iyo ukanze kuri profile bahita baguhingutsa ahangaha. Ikintu cya mbere nyine usabwa gukora gukora icyo bita face verification. Ukanda hano kuri Go authentication, ugakora iki ngiki ukakirangiza nyine no gushyiramo isura biroroshye. Icya kabiri ugacompletinga account password, ugakora settinga password. Ibyo narabikoze muri ya video ndende ku bantu bari seriye, bivuze ngo muragenda mujye kuyireba neza. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba gukora. Utaza kwitega ko nimba utakoze face verification, utaza kwitega ko baraza kuguha ibintu byo kudrawinga ngo ubone bonus $3. Ibyo ngibyo ntago biraza gushoboka mu gihe utakoze icyo bita face verification ndetse no gusettinga ibyitwa password. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba guheraho. Icyo ngicyo ndakeka tukivuyeho na wa muntu wakimbazaga ndetse n'abandi benshi, ndizera ko tugisubije. Okay brothers, hanyuma muri kubona ko ukuntu ibintu biza kuba bimeze nuko nguko. Muri kubona nasizemo abantu benshi, ariko nimba utakoze icyo bita face verification, konti yawe ibiri not activated. Shaka ukuntu activating konti yawe nimba umaze kwiyandikisha. Abantu mwiyandikishije muri benshi biri kugaragara, ariko mushake ukuntu mukora activation y'ama account yanyu. Ubwo abo bitaza gukunda cyangwa bitaza gushoboka kugira ngo bakomeze n'izindi step, baraza kunyandikira kuri WhatsApp ndaza kwishyira muri video description. Irakeka buri wese azi kuhareba, uyirebemo unyandikire umbwira uti ngiye gukora face verification byanze, nyobora cyangwa unyereke inzira, ndaza guhita nkurabura cyangwa se mbikwereka. Hanyuma reka mbereke, ntago nshaka ko iyi video iza kuba ndende, ndaza kuyigira ngufi kugira ngo buri wese aze gusobanukirwa, kuko narababonye kureba video ndende birabagora cyane. Ariko ukeneye n'ubundi bisobanuro birambuye wajya kureba iriya video nabakoreye bwa mbere. Hanyuma reka turebe uburyo bwo kwinjiza ni bubiri, nibwo maze kuba navumbura bushobora kubafasha, waba ufite abantu batumiye cyangwa ntabo bafite.
reba nshaka kubereka, muri kubona hari uburyo burenga bune ushobora gukoreramo amafaranga, ariko ubwo maze gushobora kubereka ni ubu ngubu bwo gutumira ukagenda ubona amabonus atandukanye. Ubwo ni kuri abantu bazi gutumira, cyangwa se ugakoresha ubu buryo baguhereza 50,000 by'amapoint buri munsi, nabwo ukabasha kugira gute kubona amafaranga. So rero nimba ku munsi ushobora gukorera 100,000, ni amasaha 2 bigusaba, ugakorera amapoint 100,000 bingana n'idolari rimwe. Ibintu biba bishoboka, ahubwo ikibazo usanga nyine ubunebwe rimwe mu bufite tu. Hanyuma reka duhere ahangaha kuri invite and win, amadolari 200. Murebe ngewe kuri account yanjye uko bimeze. No kuvuga ngo wenda mbisobanuye mu magambo make, hano baguha range y'amafaranga ushobora gutsindira mu bice bitandukanye. Hanyuma iyo wakoze icyo bita referral cyangwa watumiye abantu, bagenda baguha icyo bita amadraw. Niko hano mfite draw 3 inshuro 3. Rero iyo ushaka gukanda kuri ibintu bita draw, uraza ugakanda hano kuri draw kugira ngo wininge amwe muri ibi ngibi. Ushobora kuwininga coin cyangwa amafaranga cyangwa icyo bita blessings. Nkande urebe, nkanze kuri draw, niko namwe muzajya mu bigenza. Uri kubona nk'aha nsindiye amacoin angahe 1000, mbashe gutsindira amafaranga menshi. Uri kubona hano ngize draw zingahe 5. Reka nongere nakangaka kugusharinga byitwa Red Pocket, nkandeho muri kubona ko ngize draw zingahe, ngize draw 7. Ugahanga ndagenda nkandaho kuri kamwe, ariko hano ushobora kuzikandira rimwe ari 5, hano hagahita hasigaraho 2, ariko ndagenda nkanda kamwe ngenda ntsindira amafaranga cyangwa se amacoin. Kubona hano ni 1 ubwo nta kintu utsindiye, ukongera ugakandaho kuno coin 1000, ukongera ugakandaho 1 ukongera ugakandaho 1 ukongera ugakandaho 1 ukongera ugakandaho. Yes, bagahita bakubwira ko well done. Ubwo inshuro zose ubu zirangije, ndabona hasigaye kamwe ka nyuma. Okay, ubwo birarangiye. Ubwo ngomba gutegereza nkakomeza nkakora kuzageza igihe nyine nkoze ibintu bikagenda neza. Okay, hanyuma ibyo ngibyo bikirangira, ubonye utabasha gukorera amacoin hano, ushobora kuyakorera ahangaha. Ujya live igihe kingana n'amasaha 2 ku isaha imwe. Bana mfite nyine 0 out of 2, kandi wanimara iminota 60. Ubwo urumva ni amasaha 2 ukanda hano kuri go live. Ndi kumva ibyo nagombaga kubereka bya update mbiberetse. Barebye video bakaba bageze ahanga, mugende mu bikore. Abatarabikora it's okay, n'amahitamo yanyu. Hanyuma ubwo tuzahuze mu zindi video.